Hello guys, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza ni Eli Wine hanga kuri We Are Family. Nizere ko mumeze neza abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda. Ni Eli Wine kuri We Are Family. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi dufite ibintu byinshi cyane tugomba gutindaho, tugomba kugarukaho ahanga kuri We Are Family. Showbiz byashyushye, inkuru zabaye trend, ibintu bimeze neza. Hari abantu benshi cyane bari kwifuza kwamamara, ariko ngiye naje gusanga kwamamara iki kintu cya mbere kibi gutera stress. Buri kantu kose kaba kari hanze imigiye kabaye. Sinigeze nifuza kuba icyamamare, ariko ababyifuje bikanabahira bikanabakundira akanya bari kwicuza icyabiteye, kuko niyo utsitaye no ry'ibumoso biba ngombwa yuko nabyo bijya hanze. Niyo mpamvu ubitwa ya mpano aka kanya ubu ngubu arafunze, amaze yakubise umugore we amurya n'ugutwi, izuru nako nawe amushinga amenyo. Ariko abasitari bo mu Rwanda nabo barakabije kweli, bakabije kugira imico itari myiza. Uwa mbere yakuyeho ugutwi umugore we, uwa kabiri amuciye izuru. Ibintu bikomeje kugenda nabi cyane. Ese mwabashatse mutabakunze bro? Ubundi Irene Murindahabi nyuma yuko asohoye filime ikagaragaramo Aisha ariwe mwacteur, baza nka ariwe mwacteur mukuru, akaba ari no type muri filime. Irene yamaze gushyira amafoto hanze yuko yateye ivi, yari terende, umukobwa mwiza ufite amaguru. Aisha ne mukobwa niwe barakaze, niwe nabatungure. Aisha ni umukobwa mwiza. Irene ngubu tayari mu gihe kizaza tukaba tugiye kumutahira ubukwe. Ni Eli Wine. Ni izo nkuru ebyiri nizo zi trend mu gihugu ahangaha, nizo ziri guhitinga, nizo ziri gutambuka. Inkuru yuko yamano yamaze kugezwa muri gereza. Ninde watembereye imihanda mu gihe cyashize, twahuye n'abantu benshi cyane. Inkuru zi trend zarasohotse, ibintu byose twarabitangaje ahangaha kuri We Are Family TV show. Nizere ko mumeze neza. Ikigezweho bamwita Mr. Irene yamaze guterera ivi umukobwa uteye neza, Aisha ufite amaguru. Aya maguru tuyareke ntacyo. Tuyareke nta kibazo. Inkuru ku buryo burambuye turaje tugaruke mu kanya, ariko reka mbanze babwize ukuri. Hari umuntu amubwiye ngo nakoreka teke kumukonfaminga ahangaha, ntabwo biri ngombwa cyangwa teke kumwamamaza. Gusa abantu mwese mwakoze subscribe kuri We Are Family, turabasuhuje kandi turabakunda. Mushikariza n'abandi kuyikora kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Sasa ya mpano ku makuru arambuye tugiye kubagezaho nyine ku bintu biba biri trend mu mujyi, muri uyu mujyi no mu iki gihugu cyose, nuko ya mpano aka kanya ngo ari muri gereza. Arashinjwa iki? Arashinjwa ibintu bibiri. Arashinjwa kunyura umujyi, akanashinjwa gukubita umugore we akamuvusha amaraso ku mazuru, nk'uko byatangajwe n'uwo mugore we. Yavuze yuko yamurumye ku zuru, yangeze akajya amubwira ngo reba iryo zuru ni nk'iry'abantu, yazanyemo nyine ibintu by'amoko, nyine ibintu bitari bikenewe nabyo ababinazemo. Ahanini nyine wumva ko hari ukuntu nyine agifitemo akantu kinuza. Reka tukareka namwe muri bakuru mwakumvisha. Bamwita ya mpano. Nyuma rero yuko bamaze kutumvikana bari gupfa ngo amafaranga ndetse n'ibyangombwa bya ya mpano, bikarangira ngo umugore we yari yabitwaye, bya biri mu kabati akabitwara. Yaje kurangira rero bavuganye nabi, baza kurwana, birangira umugore wa Yamano akubiswe azira yuko yatwaye ibyangombwa n'amafaranga by'umugabo. Ubwo wasanga Yamano agiye gutembera mu mahanga. Nuko hashize igihe, ubwo icyo gihe kingana n'isaha imwe cyangwa nk'amasaha nk'abiri, Yamano yongeye kugaragara ari kugira gute, ari kunywa urumogi arufite mu ntoki, afite itabi ry'urumogi mu ntoki. Urumva yuko nyine usibye wakwibaza ngo iyo video yayifashwe nande. Yamaze guserana n'umugore we,
bimaze kuba isereri sambaratika umugore bavuga ati reka nzana nagushyire hanze bra reka nze ngo naganze yari yibese ahantu runaka pembeni birangira umugore amufasha ka video niko kwita gashyira hanze ariko ibyo biba n'ubundi byamaze kumenyekana ko akubise umugore agiye kujya gufungwa byose bizaba byitambikamo uwo ni yampano yamaze kuba aka kanya tuvugana arigezwa mu maboko ataraye ni Erwin nanga kuri uya family nizere ko mumeze neza abantu mwese mudukurikira mu buzima bwa buri munsi umunsi ku wundi amasaha ku yandi nizere ko mumeze bon Emirene yateye ivi ubundi ari stories zambe zo zisekeje muri iyi mujyi Emirene kubona yateye ivi none akayiterera umukobwa nka Aisha CTU ibyo bintu bya mbere biri gusetsa abantu mu mihanda Kigali abantu bose bakwendubutse bicaye barundutse bakubise hasi ba Vestina na Dorcas nabo bavuze ati ibintu tugomba kubisohoramo movie indirimbo nyuma ya filime yitwa Israeli ikomeje kugaragaza yuko ari filime kakanya ngo biri on top iri kuguruka byamaje kugaragara yuko Irene aciye ku rukuta rwa Instagram yasohoye amafoto yatereye ivi umukobwa mwiza Aisha ufite amaguru ateye neza izo nkuru mwazibonye zicoracara zitrendinga zitembera ariko ntago nanjye mwumvise uruhare rwanjye kuri izo nkuru zomose mwana mwese sasa rero kamabwiza ukuri muri studio harashyushye brother mwihangane muzamurira akantu k'agakonje kuko ngiye kuvuga inkuru ziguca ibintu muri Kigali bomboka yate mukanya na baraje wa musore wanyu wa kera wazimye ni umutaramakuru wo mu ntara ariko ngo tugiye kumugarura i Kigali ngo agiye kujya akorana natwe ikiganiro cya buri munsi nk'uko mwari mukize showbiz today is battle muzajya muyimenyera hano munabibonere ahangaha mu gihe kiri imbere kitageze no ku kwezi tuzajya dukora show cyangwa ikiganiro turebana hapana kutwumva ku majwi gusa muyabona no muri studio sha Emirene yateye ivi ariko biravuga yuko ngo ari irya fake ari AI abandi bati ni ibyanyabyo nawe yatereye ivi turahazi ni ibivugwa ku mihanda gusa amakuru ngewe nkesha Emirene nyabyo nuko ngo iriya vi atari AI ahubwo ari iryanyaryo nahamagaye Aisha nyiri gutererwa ivi arangije amagambo yambwiye reka nyababwiye yarambwiye ngo Irene ni umusore mwiza koko ukwiriye umugore mwiza Aisha nabwo ati Aisha waretse kwipacagura arambwiye ati ngewe ngo namaze kugizwa amago ndamubwiye ati rongorwa vuba sha ariko ikintu mwamenya ko nira ntago ari AI ngiye nabavugisha bose ku mpande zombi numva impande zabo bose sanga nibyo ejo cyangwa ejo muri mu minsi yashize iri wacara inkuru za Rocky na Pendo muri studio nimwe mu ndiguzaga nukuvuga ngo kuzindi gahunda mu minsi yashize mwumvise Rocky na Pendo barabafunze babaza gukora ibintu bitari byo ariko nyuma baje gusobanura uko byari bimeze baza gusanga n'ubundi ni ubufasha busanzwe cyangwa ni nk'uko umuntu akora business ibyara amafaranga ariko ikaba atari scam ikaba ari yanyaye mvugana na Rocky amagambo yambwiye ni bwanye ni amagarira Rocky kuri telefone na amagambo nicyo kintu cya mbere kiri gusetsa ahangaha yarambwiye ngumva man i Kigali iyo usinziriye abatipe beza baragukangura abatipe nyine bafite ubwenge bufungutse baragukangura aribyo byabaye kuri inde ku bantu bose nyine bagiye bakangurwa nabo gusa ariko
ikiganiro cyacu amasaha adufashe, amasaha none adufashe. Gusa amagambo ya Rocky hari ibintu yambwiye numva nibyo koko. Iyo usinziye baragukangura, Kigali iyo usinziye urakangurwa. Sasa rero mbabwira ngo ikiganiro cyacu nanga tugisoreje, tuzasubira ku munsi w'ejo. Ni Eriwine nanga kuri we ya family, tugomba kuzajya tubana 5 kuri 5, ariko nimuze gutinda ku kintu cy'uko